Nongeye kubasuhuza mbifuriza umwaka mushya tugiye gutangira, mbifuriza amahoro n'amahirwe. Mu by'ukuri ahangaha mbazaniye inzu nziza cyane utigeze ubona, niyo nzu ya nyuma navuga ko nkoze muri uyu mwaka nziza cyane. Ndebera nawe urugo rumeze gutya, ruri muri karitsiye yo mu Kagarama, rwubatse mu buso 800 ku byumba 6 byawe, ndetse n'amadushe ubwo ni 6. Ikaba ari inzu nziza cyane iri hano muri karitsiye nziza mu Kagarama ka hafi, hano hafi na Tekira. Mu by'ukuri imodoka zo parikingi zagera nko mu modoka 10 zishobora no kuba zarenga. Iyi nzu yiguze ushobora no gufatamo umwanya ku ruhande ukaba wazamuramo, kubera ko ari ubuso 800. Reka no kubatindira mbatemberezemo gake gake murebe, ariko igiciro cyo muraza gusanga ari nka tombora. So ngira ngo nimbashe kwitegereza neza inzu yacu, ni inzu nziza ishobora kuba irusha izindi zose twari dufite ku isoko, kuko buriya bwiza ubonye, nubwo ngiye kukwereka hano muri salo ubwo twinjiranye ugiye gutangara cyane, kuko inzu yacu iri muri 1,340,000 zazamo n'ibiganiro bikeya cyane. Urumva ko inzu yacu ni perfect, kandi mu by'ukuri buriya uzagura ubuso bunini, ubuso 800 hano mu mujyi wa Kigali ntabwo ushobora kububonera bwonyine mu Kagarama munsi y'ayo mafaranga y'iyo nzu irimo kugura. Reka no gutinda mbacishirizemo, ngiye kubereka salo na salle à manger, hanyuma murebe uburyo inzu yacu imeze n'imbere. Nimba witegereje neza ubonye ko dufite salo nini nziza kandi yisanzuye, ndetse na salle à manger yayo. Ubwo rero icyo nakubwira cyo, karibu mu gikoni. Igikoni cyacu murakibonye ko ari cyiza cyane, kirimo utuntu twose nkenerwa mu by'ukuri, kubera ko umwanya wa gazi urimo, umwanya wa firigo, ndetse na cya cyuma gitwara umwuka w'ibiryo. Ubu rero nagusezeranya ko tugiye guhera mu cyumba kiri inyuma yanjye. Muri bya byumba 6 nakubwiye, dufite icyumba kimwe hejuru gihera, tukagira ibyumba 5 hano hasi. Buri cyumba gifite toilette yacyo, ariko ibyumba 2 hari aho bisharinga icyumba kimwe. Twagiye rero, uru ni urugendo rwacu rutwinjiza mu cyumba cya mbere cyiza cyane kinini koko. Mu by'ukuri iyo tukubwiye ngo ubuso 800, rega buriya hari ikintu biba bivuze. Ni ukuvuga ngo buri kantu kose uri bugende uburana ko hano, yaba dushe na toilette, yaba icyumba, uraza gusanga ko ari ibintu byisanzuye cyane. Iyi ni dushe
y'iki cyumba. Mu by'ukuri iyi dushe ishobora no gukoreshwa n'umushyitsi waba waje adashaka kwinjira mu bindi byumba. Nimba ubashije kwitegereza kiriya cyumba, ibi byo ngiye kukuzanira aha ngaha byo ni binini, ni akarusho. So tukinjira rero murabona ko duhagaze aha ngaha, hari icyumba n'aha hakaba hari ibindi byumba bibiri, ndetse n'iki cyumba kiri inyuma yanjye ari nacyo twaheramo nyirizina tukabanza tukakiberamo. Iyi nzu yacu ifite parafo nziza, amakaro meza, kandi izi ni za nzu ba nyirazo babagamo, ntabwo ari bya byo kuvuga ko ngo nabubaka bagurisha. Ni inzu aba yirubatse nawe ateganya ko yaba iy'amasaziro ye, ariko anytime umuntu ashobora kuvuga ati reka ngurishe bitewe n'icyo ashaka. Aha ngaha rero tukahagira ikindi cyumba cyiza cyane, reka binjire bakibanyerekere. Nakubwiye ko bihuriye ku bijyanye n'ubunini bwabyo, ubwo bunini ni ukwisanzura nyine, ndetse n'ubwiza bw'amarange n'amakaro, ndetse na purafo. Twava aho ngaho direct ndashaka kubakorera video ntoya cyane itagoye. Iyi ni dushe ikoreshwa n'ibi byumba bibiri maze kubereka, urabona ko ari dushe nziza cyane nayo. Tuvuye aho rero turakomereza aha ngaha, dufite icyumba hano cyiza kirimo akabati kinini kisanzuye. Urabona ko nubwo garderobe irimo hagati, ariko bigaragara ko ari icyumba kinini kandi kisanzuye. Twasubira inyuma gatoya tugahura na dushe na tuwarete yacyo. Urabona ko ari cya cyumba kiba kidatira cyo tuwarete. Dushe yo niyo ni nziza nk'uko muyibona. Aha, urugendo rwacu rero turusoreje muri chambre principale. Ntabwo dushoje, munyumve neza, hejuru dufite ikindi cyumba ndibuze kubereka. So iki ni icyumba kinini cyane rero, nawe uhita ubona ukabona ko ari master bedroom. Mu by'ukuri reba parafirimo ni gipusamu, amatara meza, ariko tukagiramo na garderobe nziza cyane nini. Mu by'ukuri iyi nzu niyo utayikunda ndabizi neza wakunda ubuso yubatsemo, kuko n'ikibanza aha ngaho ubwacyo kiba gihenze cyane kuba wakibona. Ariko tukagira na dushe nziza cyane iri aha ngaha, naho babanyerekere hagiye harimo urukarabiro rwiza cyane, miriwari nziza, ndetse hakabamo na cya cyumba mukunda kogeramo kiba gikoresheje ikirahure. Ubwo na shawa kandi nziza, ruba rugeretse. Ni icyumba kinini cyo kogeramo, biratwita nyine bathroom, ariko urabona ko harimo ibikoresho bisobanutse. Mu by'ukuri iyi nzu uyiguze kuri amafaranga $340,000, mu by'ukuri twanagufasha akazamo tuganiro dutoya. Mu by'ukuri iyi nzu waba umeze nk'uyitombore, kuko aha ngaha duhagaze wowe wanafungamo jacuzzi, kubera ko banateganyije installation ya jacuzzi, ariko n'ubunini bwawo ubundi birabikwemerera. Reka tuzamukane. Aha, twagiye rero tuva muri bya byumba, aho tugiye kwinjirana tuzamuka hejuru tujyana kuri aya masikariye meza cyane ari aha ngaha, njya kubereka icyumba cyo hejuru yayo. Aha, twuriye rero aho dusanga icyumba na dushe na toilette yacyo. Iki ni icyumba mu by'ukuri, ariko kubera ko harimo imirimo yo gukorerwamo, harimo ibintu we nuzo uzakibona, ariko reka tubereke gifite na dushe na toilette yacyo. Urabona ko naho harimo cya kirahure cyiza mukunda, ndetse na lavabo. Mu by'ukuri ibintu byose hano birasetinze neza cyane, reka no kubatindira ubwiza bwayo bwo wahirirwa. Tujyane mu rubaraza. Aha, urabona ko hano ari bwo ubona ubwiza bwa ya jaride, nubwo bwije ndabizi urabibona, ariko aha ngaha ni urubaraza rwiza duhagazemo, rurimo indabyo nziza cyane nk'izi ngizi. Ni urubaraza rwisanzuye, ariko gerageza ubanyerekere iyo uhagaze hano ukuntu ubona amatara. Umujyi wa Kigali ubu ufite mu by'ukuri, niba bakubwira ngo nimba uri ni Burayi, ntekereza ko ubona ko Kigali imaze kugera ku rundi rwego ku kintu kijyanye n'itara. Aha, mbabwije ukuri rero, iyi nzu ndabizi ko wagikunze, ndamwapfa igiciro, ariko mutanagipfuye. Mu by'ukuri iyi nzu ni nziza. Ushobora kuba udafite ubushobozi, ariko ukayirangira mugenzi wawe ufite ubwo bushobozi, kuko iyi nzu nutinda urasanga yamaze kugurwa. Ntabwo ari za nzu zimara igihe ku isoko. Ubuso 800 ubwabwo hano mu Kagara mubajije baguca amafaranga menshi cyane utabasha kwikuramo. Ni hano ku Muyange kuri Tekira ubuhageze. Mu by'ukuri iyo nimero yacu ifite uburyo bubiri, ushobora kutwandikira cyangwa se ukaba wanaduhamagaraho kuri phone. Ariko mu by'ukuri iyi nzu twagufasha kuyikugezaho ukarangiza umwaka utuye neza, winjoyinga uburyohe bwa karitsiye Kicukiro mu Kagarama. Murakoze cyane.